kurya yari we, kunywa yari we, umwana wanjye yigaga ari we. Ubuzima ni bwinshi bwahagaze wanjye. Nsengiyumva na Timotra namaze kuvugana na Lemuku tupakora indirimbo. Bibaye atari bya bindi byuka umutindi yanitse ribona riringa byaba ari ukwiringiza icyarimwe no kutazirikana kwababarizwa mu gisata cya muzika nyarwanda. Nawe tekereza kubona umuhanzi Nsengiyumva France wamamaye nka igisupusupa tuzimana turebera nyamara yaraduhaye ibyishimo bisendereye mu bihe bitandukanye. Mbere y'uko abura inkingi ya mwamba yari yegamiye ariyo nyakwigendera Remukuru arinda buri wese yamwiziriragamo kugeza no ku rwego umuhanzi w'ikirangirire nka Meddy nawe yamwizereyemo maze bwaki imbere ya kamera z'abanyamakuru akamusezeranya ko bazakorana indirimbo wenda ari kuzambukiranya imipaka ikanamamara ku ruhando mpuzamahanga ariko yabaye amasigara cyicaro. Iryo sezerano ry'ikinyoma Meddy yarihaye igisupusupu muri 2019 ubwo yari amaze kugwiza ubwamamare bigizwemo uruhare na nyakwigendera Mukuru arinda. Nsengiyumva na Timotra namaze kuvugana na Lemuku tupakora indirimbo. So like tuzabitangira tubikore nisohoka muzayamenya. Gusa disi ubuzima bwe bwari bwarahinduwe bwiza na Remukuru arinda watumye bicyamamare bwongeye guhindana ubwo Mukuru arinda yitabaga Imana akamusiga. Kurya yari we, kunywa yari we, umwana wanjye yigaga ari we. Ubuzima ni bwinshi bwahagaze wanjye. Mu dutsiko tw'abanyamakuru batongeye kumurebera ihumye n'abategura ibitaramo banze kongera kumutumira mu bitaramo byabo, none ubu intambwe ze birenge bye zikaba ziri kumuganisha ku kuzima burundu, kandi nyamara yari agifite ibihangano by'umwihariko byari kuzatuma izina rye ritumbagira vuba ku ruhando mpuzamahanga. Mu mpera za 2018 nibwo izina Nsengiyumva François ryashyizwe ku rutonde rw'ibyamamare byari bigezweho muri muzika nyarwanda nyuma yo gushyira hanze indirimbo ye ya mbere yise Maria Jeanne, maze abakomeye n'aboroheje abana n'abakuru abasirimu n'abanyacyaro bakayakira na yombi, hanyuma mu rusobe rw'amagambo ayigize bagatoranyamo ijambo igisupusupu bakaba ari ryo babatiza iyo ndirimbo na nyiri kuyiririmba. Budakeye kabiri muri 2019 izina Nsengiyumva François ryahise rihamye ibigwi muri muzika nyarwanda, maze biba akarusho ubwo Diamond Platinum yazaga gutaramira i Kigali mu Rwanda, ariko yahagera mbere yo kujya ku rubyiniro agatungurwa bikomeye nuko abo yari agiye gususurutsa bari bamaze kwishimana bidasanzwe na Nsengiyumva François wagiye ku rubyiniro agahagurutsa imbaga y'abari bitabiriye icyo gitaramo bamukomeye amashyi n'umudiho mu ruhererekane rw'indirimbo zizaciye ibintu hanze aha nka Icange, Rwagitima, Maria Jeanne n'izindi. Icyo gihe ubwamamare bwa Nsengiyumva François bwahise bubengukwa na sosiyete y'itumanaho ya Airtel yamwishyuye akavagari k'amafaranga atagira ingano ngo nawe akunda ashyira ijwi rye mu ndirimbo yamamazaga serivisi z'icyo kigo rutura mu itumanaho ry'u Rwanda. Umwaka wa 2019 wakomeje guhira Nsengiyumva François kugeza ubwo banki ya Kigali BK yamwiyambazaga ngo yamamarize serivisi zayo, ariko icyo atamenye nuko muri ibyo bihe yasatiraga kumera nka ya nyenyeri yaka cyane ari uko yenda kuzima burundu. Mbere y'uko umujyanama we mu bya muzika Remukuru arinda yitaba Imana muri Mata 2025, ubuhanzi bwa Nsengiyumva François bwari bukiri ku rwego rushimishije, ariko nyuma y'urupfu rwe yabuze n'umunyamakuru ukomeye mu Rwanda wamuha ikiganiro ngo wenda atubwire icyerekezo gishya cy'ubuhanzi bwe busa n'ubwamaze kumuzimana. Kugeza ubu birasa n'ibigoye ko uyu muhanzi azagaruka n'imbaduko muri muzika nyarwanda, kuko nk'ubu imyaka yihiritse ari 2 nta ndirimbo ye nshyigiye hanze, ibintu bifitanye isano ya bugufi n'urupfu rwa Mukuru arinda wari umujyanama we mu bya muzika. Bamwe bati yakuriye amafaranga menshi nawe niyimenye, abandi bati natabona undi muterankunga kuzima nicyo cyoroshye kuruta kuzasubira ku rutonde rw'abahanzi bagezweho mu Rwanda. None se koko nawe tumureka agende? Gusa wenda mbere y'uko agenda reka twe tubanze twibukiranye urusobe rw'ibyiza n'ibibi byaranze urugendo rwe rw'ubuzima kuva azwi n'abake bari bamuzi mu turimo tw'amaboko natwo duciriritse kugeza abaye icyamamare muri muzika nyarwanda. Ubundi nyuma tuze gusoreza ku iherezo rye n'ingano y'umusaruro yahawe n'ubwamamare yaronse ku myaka 40 y'amavuko. Wageze kuri New Factual Entertainment kandi cyo gukora urakizi. Ikaze rero mwisi byamamare aho ubuzima bw'abamamaye buri ku karubanda. Nitwa Shadrack Niyonshuti, ni munyemerere dutangire gutya. Ubundi amakuru make yamenyekanye ku buzima bwihariye bwa Nsengiyumva François agaragaza ko yavukikira mu Ruzi mu karere ka Gatsibo mu mwaka 1978, ubu akaba amaze kugwiza imyaka 48 y'ubukure. Mu gukura kwe nta mahirwe yageze yo kwiga amashuri menshi kuko nabanze yacikirije ageze mu mwaka wa 4. Nubwo akunze guhuzagurika ku nkomoko y'ubuhanzi bwe, ariko ngo kimwe yibuka mu byaranze ubugimbi bwe ni ugukunda gucuranga igicurangisho gakondo cy'umuduri, ngo bikomoye ku musaza witwa Gacisha Hayo wari umuhanga mu gucuranga umuduri aho bari batuye mu gace kamwe.
ibyo nkomoko y'ubuhanzi bwe tumaze kuvuga yaje kubivuguruza ubwo yahishuraga ko gucuranga umuduri yabyigiye muri gereza igihe yari afunzwe akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. gusa kera kabaye Nsengiyumva François yaje kurangiza igihano cyarafungurwa maze akigera hanze ahita ashaka umugore, kuri ubu banafitanye abana babiri. Gusa kubera mikoro make kugira ngo abagize umuryango we baramuka ibyasabaga ko we n'umugore we bajya guca inshuro mu mirimo ifatwa nk'iciriritse yo kujya guhingira amafaranga. Iyo ari gusobanura byinshi ku buzima bwe bwa mbere yo kwamamara, avuga ko muri ubwo buzima bwari bugoye, ngo hari urugo we n'umugore we bigeze kujya guhingira ngo bakunde babone amaramuka, ariko bamaze guhinga ntibishyurwa amafaranga 1400 bombi bari bamaze gukorera. Maze kuva ubwo Nsengiyumva François ahita abwira umugore we ko atazongera kujya guhingira amafaranga, ahubwo ko ngo agiye gushaka uko yakora igicurangisho cy'umuduri, ubundi akajya gucurangira abahisi n'abagenzi ku mihanda y'icyaro cy'iwabo no mu masoko atandukanye, ariko by'umwihariko iryo hitwa Rwagitima. Tekereza nawe gucurangira abantu ku giceri cy'ijana cyangwa se cya 50 paka ubonye ihaho ry'umuryango ukanasagura amafaranga y'ikode ry'inzu. Byashoboka ko umunyarwanda avuze ko nta kazi k'umunyagara kabaho yari yabyizeho neza, kuko na Nsengiyumva François yicurangiraga umuduri mu masoko kubera ubuhanga yabikoranaga. Abantu batangiye kujya bamuhururira, bamwe bakanamufata amashusho basangizaga bagenzi babo bakoresheje imbuga nkoranyambaga zahinduye isi umudugudu. Muri abo bamufasha amashusho ari kuririmba icyarimwe anacuranga umuduri we harimo n'umunyamakuru Yohana Umubatiza wamusanze wabikira mu Ruzi ahacurangira umuduri mu buryo budasanzwe mu kiganiro amakuru yo muri karitsiye. Kubera ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga, abantu benshi bashimishwaga n'ayo mashusho ya Nsengiyumva François wakubitaga umuduri abantu bagahurura. Ni muri ubwo buryo rero ayo mashusho yaje no gukora ku marangamutima ya nyakwigendera Rem Mukurarinda, we yarabutswe ku mbuga nkoranyambaga aho kumuseka nk'abandi we akamubonamo impano idasanzwe yari ikeneye gushyigikirwa. Ngo icyo gihe Rem Mukutari uri mu Rwanda yahise atangira gushakisha uko yazahura na Nsengiyumva François, maze kera kabaye baza guhura muvana ku muhanda atyo, ubundi nyuma aza no kumusinyisha amasezerano y'imikoranire mu nzu yafashaga abahanzi yitwa The Boss Papa, icyo gihe yari isanzwe ibarizwamo umuhanzikazi mu ndirimbo gakondo Clarisse Karasira. Mu mpera za 2018 nibwo Nsengiyumva François yashyize hanze indirimbo ye ya mbere yise Maria Jeanne, ihita inamamara mu gihugu hose. Nyuma y'iyo ndirimbo ye ya mbere, uruhererekane rw'indirimbo zirimo Icange, Rwagitima, Isubireho, Umutesi, Ngarura n'izindi nirwo rwatumye izina Nsengiyumva François rirushaho kwamamara hirya no hino mu gihugu, maze anatangira kujya atumirwa mu bitaramo bitandukanye bikomeye birimo n'icya Iwacu Muzika Festival cyari cyatumiwemo Diamond Platinum wo muri Tanzania basimburanye ku rubyiniro. Ubwo umuhanzi Nsengiyumva François yaganiraga n'itangazamakuru nyuma y'icyo gitaramo cya Iwacu Muzika Festival cyari cyanatumiyemo Diamond Platinum wo muri Tanzania, igisupusupu yagaragaje ko abahanzi b'abanyarwanda bakwiye gushyigikirwa kurusha ab'abanyamahanga. Mu mvugo y'igisupusupu yumvikanye avuga ko atashyigikira umuhanzi wo mu mahanga asize abarimo Meddy, kuko ngaramutse agize ikibazo ari bo bafata iya mbere bakamugoboka bashingiye ku kuba ari umunyarwanda bene wabo. Icyo gihe Meddy wari wibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze kubona icyo kiganiro cya mugenzi we Nsengiyumva François abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, yashimye ibitekerezo bye anahita atangaza ko yifuza ko bazakorana indirimbo, maze agarutse mu Rwanda muri 2019 anabisubiriramo itangazamakuru, ariko n'ubundi iyo ndirimbo irangira hera burundu. Kuva icyo gihe ubuzima bwa Nsengiyumva François n'umuryango we bwahise buhinduka by'akarusho, yubakira inzu nziza iwabo i Gatsibo abikesha ubuhanzi bwe bwanyuze imitima ya benshi. Gusa nk'uko ibijya gucika inkunga ibijya imbere, ni nako ubuhanzi bwa Nsengiyumva François bwatangiye kugenda bigura intege muri 2021 nyuma yo kongera gufungwa amezi make akekwaho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 13 y'amavuko. Cyakora kubwo amahirwe iki cyaha yaje kugihanagurwaho, ariko n'ubundi ubuhanzi bwe bukomeza kudindira, maze biza guhumira ku mirari ku itariki Nyamata 2025 ubwo hamenyekanaga inkuru y'urupfu rwa Aremuku wari usanzwe amufasha mu bya muzika. Kugeza ubu ishusho y'intege nke mu buhanzi bwe igaragarira mu kuba imyaka 2 igiye kwihirika nta ndirimbo ashyize hanze, uretse gusa iyo yise ikipe itsinda yakoreshejwe mu kwamamaza umukandida w'ishyaka rya RPF Inkotanyi mu matora y'umukuru w'igihugu n'abadepite yabaye muri Nyakanga 2024. Kuri ubu buzima busanzwe nk'ubw'abandi baturage bafite amikoro aringaniye, nibwo umuhanzi Nsengiyumva François n'umuryango we basigaye biberamo ikiramuruzi mu karere ka Gatsibo, aho ubwamamare butakiri igikoresha cyesha amaramuko. Ni nuko nsoje ikiganiro cya none. Nitwa Shadrack Niyonshuti, iyi ni Neo Factual Entertainment. Mukomeze muturebe kandi mudukunde.